wabaye nkawe umujejetafaranga umujejetafara ego babu mungu wangu iyo modoka muri kuyibona cyangwa ari gukuraho wamubonye cyangwa ntabwo muri kumubona? Abakobwa i Nyarugenge, abakobwa i Kigali bafite ikintu bita umufungo papa, barabaga bafite ikintu bita umufungo w'amafaranga. Naho hari n'ababuze bitanu we, hari n'ababuze bitanu ngo bajye kwimeza neza, ariko mana we aha ndagira ngo twinjire muri iyi nkuru yacu tuyivugeho ukuntu imeze ya Vestina na Dorcas bujuje Norvège, byuzuye muri Norvège no muri Canada. I know maybe sinzi ndi mu Rwanda ntago ndimo ariho ndi, ariko buje igitaramo cyabo cyagenze neza, byagenze neza, bujuje ikintu bita inzu bayujuje. N'ubwa mbere rero bari bataramiye hanze y'u Rwanda, mu gihugu cyo hanze. Rero iri joro ryakeye twebwe twari turi nijoro, ariko bo bari gutarama. So urumva rero bo bari gutarama, inzu yuzuye cyane, bishimye abantu ku ndirimbo yabo ya Yebo, ariyo ndirimbo yabajyanye cyane. Tuje kugana no kundi mukobwa w'umujejetafaranga. Inshuro 3 nizo nshaka ko dusubira umujejetafaranga, ugenda ukavuga ugatsindagira umujejetafaranga. Yujuje etaje, ubaguze ikintu bita igikoko cy'imodoka, papa. Icyo bita igikoko cy'imodoka abantu bafite amafaranga, mureka abantu bajya bimeza neza, naho abantu bafite ikintu bita umufungo tuba tuvuga se twe tuzagira ku mafaranga we baba. So rero Mutesi ku munsi w'ejo nijoro rwose yaraye akoze ikintu bita agashya, ari gufunukuza imodoka ye rwose, yamuhagaze miliyoni 275 n'amafaranga 567 igiceri cy'ijana, sibyo ra? Umva ayo mafaranga, ariko miliyoni 200 So ngaye nguko rero ndagira ngo bahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo tubane. Njye muha muri kubana nitwa Joyce Osina yanjye, nshimira Imana Nyagasani yabampaye, mujye muhamuronke ubwiza bw'Imana bujye babaho aho muri hose mu mpande zose z'isi. Munkurikiye mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndabaramukije, kuko dushaka twavuga n'Icyongereza, ariko ubu tuba twahizemo koteti Ikinyarwanda kugira ngo abantu bose baze kwisangamo. Rero ndabaramukije abarwayi mwihangane, abafite intege mwihangane, kuko ubuzima niko bumera, mu isi niko bimera. Urarwara ukagira ibibazo runaka, ariko jya wihangana kuko isi niko iteye. Niba wapfushije, niba wagize ibyago, sorry, ihangane, Uwiteka akomore kandi agufashe. Mbahaye ikaze rero. Uyu mukobwa yitwa Mutesi Jolly, yabaye Miss Rwanda 2016. Niwe wabaye Miss Rwanda 2016. Abandi ba Miss bose twagiye tubumva, ariko nta Miss wahitinze, nta Miss ukiri mu matwi y'abanyarwanda nka Mutesi Jolly. Mutesi Jolly yabaye Miss, akora ibikorwa remezo nk'uko abandi bakobwa bose bagenda biyamamariza kuba aba Miss. Ariyamamaza, agirirwa amahirwe, baramutora. Bamaze kumutora umwaka urarangira, we arasezererwa, ariko yaravuga ngo hit nagize muri Miss Rwanda nzayikuba inshuro 100. N'ubundi yarazikubye inshuro 100, zararenze inshuro 100 ibyatsi, zongere kuba 100 ibihumbi, zongere kuba 100 ibihumbagiza, inshuro yarazirengeje. Rero Mutesi Jolly yagiye akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, aho yishyura abana ishuri, aho yagiye afasha abantu b'abakene, aho yatanze miliyoni 10 ejo bundi mu gitaramo cya Platini. Abantu bavuze induru bavuga ngo ayo mafaranga yakuye hehe. Ejo bundi yubaka inzu ihagaze agaciro ka billion 1 baravuga ngo ayo mafaranga yakuye he. Inzu irimo ikibuga cy'indege, inzu irimo etage, inzu irimo ahantu hose azajya parika imodoka, harimo parikingi, harimo ikibuga cy'indege, piscine. Murumva rero yuko we nta kimugora, byose arabyifitiye. Noneho yari afite n'indi modoka isanzwe, ariko imodoka isanzwe ye ubwo nayo yarayifite, kuko abakire buriya rega babakize bafite n'ibindi byinshi. Ubwo rero ku munsi w'ejo rwose yerekana ikintu bita igikoko cy'imodoka. Mu minsi yashize twari twavuze ku mukobwa mwiza, ku mukobwa witwa Ariya Kuru nawe yari yaguze imodoka ihenze cyane,
ariko Mutesi Jolly yaje ahita aca agahigo, yakubye ari yakuru, yakubye Isimbi Modo. Isimbi Modo muzi yuko umuzungu we nawe muri iriya minsi yamuhaye ikintu bita igikoko cy'imodoka. Rero Mutesi Jolly yabakobye bose arabamenena, araberimina, icyo bita kwerimina, agura igikoko. Abantu rero ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona bacicira urondogora bavuga ati aya mafaranga ubundi abantu bayakura hehe? Turacyabyinjiramo. Rero Vestina na Dorcas abakobwa b'abaramyi, abakobwa baririmba indirimbo za gospel babanze kumenyekana muri industry, muri social media, nabo bagize igitaramo cyiza hariya muri Canada. Cyari igitaramo cyitabiriwe n'ingeri zose, abantu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko abantu bari baturutse mu bihugu byo hanze, Amerika, Canada, mu duce tugiye dutandukanye, bari baguze amatike. Ejo niho bari buriye stage, ariko n'ubundi ibitaramo biracyakomeza, ntabwo barabirangiza. Aba bana rero nabo bamaze kugafata icyo bita hit, nabo bamaze guhitinga cyane pe, bamaze guhitinga. Ni abana bamaze kumenyekana mu Rwanda hose ndetse no hanze y'u Rwanda, kuko bamaze kugera ku bintu byinshi cyane. Murabizi yuko mu minsi yashize Vestina yashatse umugabo, ni umwana wari ukirangiza kwiga, ubu ni Madamu Idrissa Ouedraogo, ntabwo akiri umukobwa. Vestina rero murabizi yuko bavukiye Musanze mu Birayi. Musanze ndahakunda cyane, abantu bose bahari turabasuhuje, badukurikire Musanze mumeze neza. So rero abantu bavukiye Musanze barabizi yuko haba ikintu bita ibirayi. Rero bavukiye Musanze bakura nk'abandi bana bisanzwe, ariko baririmba muri korali, basengeraga muri ADPR, bakazajya bava kwiga, dore ko bari n'inkurikirane. Vestina niwe mukuru, Dorcas agakurikiraho. So rero bakura nk'abandi bana, abariga bararangiza. Bamaze kurangiza segonderi, mu mwaka rwose Vestina yarangije mu mwaka ntiwanashize, ahita akora umurenge. Biradutungura, turavuga se ibi ni biki bibaye. Amaze gukora umurenge ntibishira igihe, ariko n'ubundi ubwo umurenge niba yarawukoze civil marriage, yari no gukora ubukwe. Miss rero yashize mu kwa karindwi ahita akora ikintu bita igikwe. Igikwe cyitabiriwe n'abantu benshi cyane, nabo b'indirimbo za gospel, b'indirimbo zisanzwe, abantu benshi baritabiriye. Rero murumva yuko yahiriwe n'urugo. Ubu ngubu Dorcas murumuna we ejo bundi yakoze ikiganiro avuga ati nsigaye naragize depression bitewe n'uburyo sister wanjye tutakiri kumwe, yashyushyaga ibirori y'akaza kambitse ati Dorcas ngwino urye. Ubu ngubu narababaye cyane bitewe n'uburyo yagiye tutakiri kumwe, yishakiye umugabo. Ko mama yarambwiye ngo ntago ngo badutanga turi babiri. Rero nagize icyo kibazo, ngira depression, nararira ndababara, ariko nta kundi byari kugenda. Ayo ni amagambo Dorcas yivugiyeho ubwe ku kiganiro yakoze. Uba wumva yuko byanamushavuje cyangwa byamubaje kuba mukuru we yaragiye, ariko nta kundi nawe azagenda. Ariko harimo akantu yamubwiye ngo ndakwinginze Dorcas, ntuzashake ukiri muto. Abantu benshi rero bakavuga se kubera icyo ari kuvuga ngo ntazashaka akiri muto, ni ibintu yahahuriye mu rugo, ni ukuryama umugabo amuga ati hindukira, ibintu nk'ibyo nyine. Abantu benshi komate nagiye mbona bazitera, ariko abantu baratera komate, ntabwo wareka kutabumva cyangwa ntabwo isomo iyo zitagufitiye agaciro cyangwa akamaro. Ngayo nguko rero bagiye mu gitaramo ku ndirimbo yabo ya Yebo, indirimbo yakunzwe n'abantu batari bake cyane, indirimbo yakunzwe ikamamara mu Rwanda ndetse no hanze. Ku ndirimbo yabo ya Yebo rero bari gutaramira muri Canada. Urumva rero ni ibintu bishimishije. Imana igomeze ihabarindire kandi igomeze ibatize ubuzima, bagomeze batwihere imiziki. Namwe muri ngurikiye, Imana ijye batiza ubuzima kugira ngo mujye mubasha gukurikirana imiziki yabo, tubashe kuba imiziki yabo twayumva tukayimenya, ikagera ku Rwanda ndetse n'abaturarwanda bose. Nta hantu waca cyangwa stati y'umuntu uzacunge niba ufite na WhatsApp, stati y'umuntu ntabwo haburaho indirimbo y'aba bantu. Indirimbo yabo ntabwo ijya iburaho, nta nubwo yaburaho, cyangwa nta nubwo wascrollinga kuri TikTok utababonye. Ahantu hose ntabwo wascrollinga utababonye. Bamaze kugafata, bamaze kumenyekana. Imana igomeze babane nabo kandi bagomeze baduhe ubutumwa bwiza bwo kwamamaza iby'Imana yakoze, bwo kwamamaza ibitangaza Imana yakoze.
rwose urumva yuko ari byiza cyane. Tugaruke kuri aba bakobwa rero b'abajejetafaranga bafite ikintu bita amafaranga, nyabuna abakobwa b'i Nyarugenge. Abakobwa b'i Nyarugenge bafite ikintu bita umuzigo bafite bafite ikintu bita umuzigo w'imodoka. Turahera kuri Simbi Modo. Simbi Modo mu minsi yashize umugabo we yamukoreye gift kuri anniversaire ye, amuha imodoka nziza. Imodoka nziza rwose iri mu bwoko bwa voiture ariko nini cyane, nayo irahenze y'umweru. Arayimuha arishima cyane. Amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Simbi Modo rero akaba afite umugabo w'umuzungu, ni umumodo, yacuruza imyenda y'abamodo cyane. Urumva yuko nawe atabuze ikintu bita ibiceri. Hakurikiyeho undi mukobwa wa kabiri witwa Alia Cool. Alia Cool nawe mu minsi yashize rwose bateranye amagambo na DC Clement, ariko Alia Cool ntibyamufata, aravuga ngo kuba ntunze imodoka ndi mu gihugu kirimo amahoro ibyo ntago bindeba, nta kintu bimbwiye. Ariko nawe mu bwoko bwa Brabus ijya gusa nk'iya Jolie, ariko ntago bimeze kimwe, ihenze cyane ni iya Jolie. Mu bwoko bwa Brabus murabizi yuko mu Rwanda rwose ifite umwe igasiba undi. Rero murumva yuko aba bakobwa bafite ikintu bita ibiceri cyane rwose. Biragaragara kandi abantu baba banabibona uburyo bakunzwe n'abantu benshi bahita babakurikira cyane. Rero Alia Cool ni umukongomani, murabizi n'uminembwa mu minembwe, ariko yavukiye muri Congo n'ubundi aza mu Rwanda. Urumva yuko ibihugu byose byamubereye byiza cyane, ariko cyane cyane u Rwanda nirwo rwamubereye mwiza cyane. Twagaruka undi mukobwa wa gatatu ari we wavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga witwa Miss Mutesi Jolly 2020 2016. Nkunda kubyitiranya na Ishimwe Naomi, ariko yabaye Miss Rwanda 2016. Rero nawe yaguze igikoko cyitwa imodoka. Nawe yavugishije abantu ku mbuga nkoranyambaga avuga uburyo uyu mukobwa afite ikintu bita amafaranga. Mu minsi yashize yubatse inzu, abantu baravuga, none yaguze ikintu bita imodoka, abantu baravuga. Ntabwo wabuza kuvuga, buriya abantu bakuvuga uba uri guhitinga. So ngaye nguko rero ikiganiro cyacu cy'umunsi cyari aho ngaho. Aba basitari bacu, abasitarikazi, Imana igigomeza ibongerera amafaranga, ariko natwe bajye batumiriraho nyawo. Natwe mwabasitari mwe, natwe mujye muduhaho dore tuba tuyashaka. Twebwe twavukiye amezi 9. Aha niyo wagera umunyayo ukagenda muri iyi modoka waba urenze pe. Ngaye nguko rero reka tuhinire ahangaha tubifuriza amahoro, umugisha w'Imana. Nta kundi ubuzima bugomba kugenda, no kwisanga turi mu isi, ariko cyambere no gusenga. Bye, ndabakunda.